ntabwo imana ariyo yakwicira ubukwe ntibazakubeshye, ntabwo imana gusenyera urugo ntibazabeshye. hari terima abarokore bagira mbi ngenda yanga ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombe, yaretse kuguhomba se ntinaguhombye byayinanira. ntabwo imana yaguhombya ntibazakubeshye. Imana niba waje ugendera mu mbago yirambike hasi wiyegamiza umuntu muri kumwe, niba n'umuntu utabasha kugenda nahaguruka ahagarare mu izina rya Yesu. niba utabyara arambura ikiganza kuri iyo nda, shyira ikiganza kuri icyo kibyimba cyo mu ibere, shyira icyo kiganza aho habyimbye ibyo bibyimba byo mu nda, wowe ufite randevu yo kubagwa rambura ikiganza kuri ibyo bibyimba, rambura ikiganza kuri uwo mwijima. wowe urwaye umutima rambura ikiganza kuri uwo mutima, wowe ufite ikibyimba cyo mu bwonko ramburaho ikiganza, wowe ufite ibibyimba byo mu mazuru ramburaho ibiganza, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo rambura ikiganza aho urwaye. Haleluya. Amen. Nitwa Mugabo Shabani Zamuzamu. Nanjye nari mfite ikibazo cy'amatwi kuva ngifite imyaka 3 nari ngifite. Nanjye nasimbutse numva harakiza. Amatwi yari ameze ate Zamuzamu? Amatwi yawe yari ameze gute? Bagiye kumvuza umuganga yaramvuye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yani twamahoro Beransira, narimaranye uyu mwaka wa kabiri kuri iyi tariki, narimaranye amahembe mu mbavu igihe kinini cyane. Icyo gihe cyose iyo myaka 2 umutwara kimara gupfa, hashize iminsi 2 barabinteza, ndwana nabyo, ariko aka kanya kanonaha bavuze ngo nitwitere hejuru, mfashwe n'urufuzi ndaruka, ibindi birataka. Imana ishimwe cyane kuko inkijije kuri iyi. Amen. Hari abantu bari iruhande rwawe? Yego. Hari umuntu wari iruhande rwe? Mwamubonye aruka? Mwabibonye? Amen. Umwe naza tubwira uko yabibonye, naza yihuta. Umwe naza tubwira uko yabibonye. Haleluya. Haleluya. Igiti cyose datatate cyarandutse. Ngira ngo abadayimoni mwabumvaga bavuza induru bajwigira. Yesu yaratsinze. Twabumvise cyane, yaricaye hari impande yacu turimo turasenga. Ahagaze atangiye kwitira mbona runamye, tangiye kurukagura hari yahujuje. Turakomeza turasenga, twumva atanye no gutaka. Arataka byagezeho Imana irabirangiza. Ni imyuka mibi yatakaga, ntago ari we watakaga. Nibyo byari bimurimo, ngufitiye ubutumwa buva ku ntebe y'Imana. Hari ibintu data atagushyizeho. Umva uko umwami Yesu avuze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reba maso y'umuntu mwicaranye mubwire ngo Imana iragukunda. Mubwire ngo kandi yakuzanye muri iri teraniro, kandi nta kindi yakuzaniye kitari ukukugirira neza. Umuntu ubyizeye navuge ngo haleluya. Umuntu wizeye ko Imana yumugirire neza navuge ngo haleluya. Reka tuzatinze dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 24 kugeza kwa 28. Turasoma n'ibice 15 byo mu butumwa bwiza bwa Matayo nyine, ibice 15 umurongo wa 13 wonyine, na Mariko 11 umurongo wa 20. Umuntu usoma neza wasomye ejo bwa mbere yasomye neza, uwa kabiri yasomye nabi. Matayo ibice 13 ibice 13 umurongo wa 24 kugeza kwa 28. haravuga ngo umugani w'urukungu mu masaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Reka dusome na Matayo 15 umurongo wa 13 wonyine.
Matayo 15 umurongo wa 13 haravuga ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Amen. Reka dusoreze muri Mariko 11 umurongo wa 20. Mariko ibice 11 umurongo wa 20 haravuga ngo iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarirana. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye mu mizi. Amen. Mana, nongeye guhagarara imbere y'iteraniro ryawe, cishijwe bugufi cyane no kuba imbere y'umukumbi wawe. Ndagushimye ko unyemereye kuboneka hano nanone kuri uyu munsi wa kabiri. Ndasabye ngo ukuboko kwawe gukomeye kwera kubane natwe. Ndananiza imyuka mibi yose, ndaca intege imbaraga z'abapfumu n'abarozi, imbaraga z'abagome, ndatatanya imyuka mibi yose aho iva ikagera. Ndahamagara icyubahiro cy'Imana ngo kiboneka aha hantu. Ndagusabye Mana yo mu ijuru nkorera kugira ngo muri iri teraniro buri muntu wese abone ubwiza bwawe, abone imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Ndasenze Mwami kugira ngo ab'imitima itinya bahumurizwe nawe, ab'imitima icitse intege basubizwemo intege, abarushye baruhuke, abarwaye bakire, abaguye babyuke, abarwayi bakire. Ibimenyetso n'ibitangaza biherekeza iri jambo kandi ubikore nk'uko usanzwe ubigenza. Urakoze muremye ijuru n'isi, tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane data mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwira umuntu mwicaranye uti Pastor Kayitare navuga haleluya ujye uvuga amina cyane. Haleluya. Muyivuge inyarugenge babyumve. Haleluya. Shimye Imana inyemereye kuboneka hano mu rusengero rwa ADEPR hano i Kigali. Ndashima Imana yongeye kutugirira neza. Dusomye amagambo hano mu butumwa bwiza bwa Matayo ndetse no mu butumwa bwiza bwa Mariko. Aya magambo yose ni amagambo yavuzwe n'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwira umuntu mwicanye ngo ni amagambo yavuzwe na Yesu. Ntabwo ari amagambo yavuzwe n'umuntu, ntabwo ari amagambo yavuzwe na nyokorome, ntabwo ari yavuzwe na nyoko wanyu, se yavuzwe na nyogosenge, na yavuzwe na Yesu Kristo. Mana ishimwe, imuhereze icyubahiro niba wumva umwemera. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana, ni umugani Yesu yaciriye abigishwa be, umugani w'urukungu mu masaka. Bibiliya itubwiye yuko ngo umutware yabibye imbuto nziza, hanyuma birangije mu imbuto zimaze kumera, amasaka amaze kumera, basanga harimo n'urukungu. Hanyuma noneho abagaragu b'umutware, ni umugani Yesu yaraciye abigishwa be, abagaragu b'uwo mutware ngo baramubaza ngo mutware, ngo ko wabibye imbuto nziza urukungu rwavuye he? Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Imana iragukunda. Reba mu maso y'umuntu mwicaranye useka, mubwire ngo Imana iragukunda. Imana iragukunda birenze uko ubyumva n'uko ubitekereza. Imana iragukunda birenze uko abantu babizi. Imana iragukunda, haleluya, kuruta uko nawe ubizi. Ndagira ngo nkumenere n'ibanga, nta n'ikintu wakora ngo ubuze Imana kugukunda. Haleluya. Umwongereza akazi umwe yaravuze ngo nk'uko ntacyo wabasha gukora ngo ubuze izuba kwaka, nk'uko ntacyo wabasha gukora ngo ubuze amazi gutemba, ni nako ntacyo wabasha gukora ngo ubuze Imana gukunda, kubera ko Imana ubwayo ni urukundo. Imana irakunda. Amen, amen. Ko makuru rw'umuntu mwicaranye mubwire ngo Imana iragukunda sha. Imana iragukunda pe. Haleluya, haleluya. Amina yanyu n'imiranshi intege. Haleluya. Mukomeze muvuga amina gutyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira mbabwire ko abadayimoni batangiye guhunga aha hantu. Hari imyuka y'amagini itangiye kuhunga, hari imbaraga za Satani zitangiye kwigirayo. Haleluya. Sakuza uvuge ngo Yesu ari muri iri teraniro. Yesu ari muri iri teraniro. Simbuka witere hejuru uvuge ngo Yesu ari hano. Simbuka witere hejuru uvuge ngo Yesu ari hano.
komera Imana amashyi niba ubyumva neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicanye useka, bimubwira useka, mubwira ngo Imana iragukunda sha, mubwira ngo kandi iragukunda cyane. Imana yakuremye neza, ikurema utunganye, ibibi bikuriho nta na kimwe Imana yagushyizeho. Imana idufashe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Imana kubera ko ari papa, Imana kubera ko ari data, itwifuriza ibyiza. Iravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntago ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya, haleluya, haleluya. Sakuza uvuge ngo ni byiza, sakuza uvuge ngo ni byiza. Ni byiza mu muryango wawe, ni byiza ku mubiri wawe, ni byiza mu kazi kawe, ni byiza muri ministry yawe, ni byiza muri korari yawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Kubera ko Imana igukunda, yakuremeye ibintu byiza, yakuremye utunganye. Imana idufashe cyane. Hanyuma aba bagaragu babaza umutware bati, none ko tuzi ko ibintu wabikoze bitunganye, wabikoze bimeze neza, ko wabibye amasaka meza, urukungu rwavuye he? Rwavuye he? Mbariza umuntu mucaye ngo rwavuye he? Ibibyimba byo mu nda byavuye he? Ko Imana itaremye ibibyimba, ko yaremye abagabo n'abagore ngo bororoke buzure isi, kutabyara byavuye he? Ko yakuremanye amaguru mazima, gucumbagira byavuye he? Ko yaguremye ufite inda nziza, yaje kubyimba ite? Ko yakuremanye amaraso mazima, virusi zavuye he? Ko yaguhaye amatwi, ibindi byavuye he? Mbariza umuntu mwicaye ngo byavuye he? Umutwara arasubiza. Umuntu wicaye iburyo bwawe mumbariza izina rye. Umuntu wicaye iburyo bwawe mubaza uti witwa nde, hanyuma nawe umubwire iryawe. Mubaza izina rye nawe umubwire iryawe. Umuntu wicaye iburyo bwawe mubaza izina rye nawe umubwire iryawe. Amen, amen. Muhamagara umuvuze mu izina nkubwire uko umubwira. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo hari igisubizo, hari igisubizo cyaho byavuye. Ko wize kaminuza, kubura akazi byavuye he? N'abacunga ingorofani bagafite, wowe byavuye he? Ko wakoreye amafaranga nk'abandi, ko kutagira ibyo ugeraho byavuye he? Kuri umukobwa mwiza nk'abandi, guhora upfusha ubukwe byavuye hehe? Ko wasamye inda, kuba zivamo biva hehe? Wa musore we, ko ntacyo ubuze byavuye kugira ngo bibe bimeze gutyo. Umutware hamagana umuntu mwicanye umuvuze mu izina nkubwire uko umubwirira. Mubwira ngo umutware aravuze ngo umwanzi niwe wakoze ibyo, umwanzi niwe wakoze ibyo sha. Mubwira ngo ni umwanzi wakoze ibyo, ni umwanzi wagusize icyangiro, ni umwanzi waguteye ibihombo mu bucuruzi bwawe, ni umwanzi uguteranya mu kazi, ni umwanzi wagusenyeye urugo, ni umwanzi uhora rugera intorezo ngo arusenye. Mwarakundanaga na sheri wawe, muri sheri ishushu, ibuka murambagizanya sha, gusenyurwa ku rugo byavuye he? Umwanzi niwe wakoze ibyo. Ayiwe, vuga ngo ayiwe, vuga ngo pole sana, mwanzi niwe wakoze ibyo sha. Bwira umuntu mwicanye ngo data ntiyabikora, data aragukunda ntiyahemuka, data ntiyagutera umwaku. Umwanzi niwe waguteye umwaku, umwanzi niwe wagushingiriye, umwanzi niwe waguteranije n'abakunzi bawe, umwanzi niwe waguteje abagukundaga, umwanzi niwe waguteje abarozi. Data ntiyabikora, data ntago yabikora. Bwira umuntu mwicanye ngo data ntago yabikora. Mukome ku rutugu umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina. Mubwira ngo data aragukunda cyane,
data aragukunda sha, yakuremye yabigambiriye, yakuremye abishaka. Mubwire ngo ntabwo uri impanuka, uriho kubera umugambi w'Imana, uriho kubera umugambi w'Imana. Mubwire ngo isi itararemwa Imana yari igufite mu bitekerezo, isi itari yabaho, iminsi yawe itarabaho n'umwe. Haleluya! Imana yari yaragutekereje, Imana yari yarakugambiriye. Ntabwo uri impanuka, ntabwo uri impanuka sha. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicanye ngo nta nubwo uri pirate, ntabwo uri pirate sha. Mubwire ngo uri originale, uri originale. Ni wowe wenyine wabayeho, ni wowe wenyine uriho, ni wowe wenyine, nta wundi wowe wabayeho. Bwira umuntu mwicanye ngo nta wundi wowe wabayeho sha, nta wundi wowe wabayeho, nta wundi wowe uriho, nta wundi wowe uzabaho. Mubwire ngo urihariye, urihariye sha, nta n'uwundi musa, nta n'undi mumeze kimwe. Haleluya, haleluya. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, umuremyi w'ijuru n'isi, niyo yakuremye kandi yagutekereje isi itarabaho. Nigeze kuvuga ubutumwa muri kaminuza i Butare, mbabwira ukuntu twese Imana yaturemeye rimwe. Ngo nabo nuko bavuze. Bwira umuntu mucanye ngo uzi ko Imana yaturemeye rimwe twese, kuva kuri Adamu kugeza ku muntu uzavuka bwa nyuma impanda igiye kuvuga, twese twaremewe rimwe. N'utaravuka yamuremeye rimwe nanjye. Nimubwire abasaza ngo wowe n'umwuzukuru wawe mwaremewe rimwe, wowe na nyoko mwaremewe rimwe. Noneho amen, Imana yaturemeye rimwe, ariko igenda itwempurima mu bihe bitandukanye, igenda itwempurima mu bihe bitandukanye. Kuko Bibiliya ivuga ngo muraho yamenye kera. Haleluya! Hamagara umuntu mwicanye umubwire ngo kuva kera. Muhamagara umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina. Mubwire ngo kuva kera Imana yari ikuzi, yari izi aho uzavukira, yari izi ababyeyi bazakubyara, yari izi n'izina uzitwa. Mubwire ngo iryo zina ni iryawe, Imana yari irizi. Vuga ngo hanyuma bikoye ibindi byavuye. Ntabwo Imana ariyo yakwicira ubukwe ntibazakubeshya, ntabwo Imana gusenyera urugo ntibazabeshya. Hari terima abarokore bagira mbi ngenda yanga, ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombye sha. Vuga ngo sha, aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. Yaretse kuguhomba se ntinaguhombye, byayinanira. Ntabwo Imana yaguhombya, ntibazakubeshya. Akasha, vuga ngo sha. Imana siko bayitiranya na ntuza. Imana ngo kugira ngo iguhombe yaguhombye sha. Abantu bagira twinshi. Mwabisomye hehe ibyo bintu? Byanditse kuva mu itangira kugeza mu Byahishuwe. Imana yaretse kuguhomba ntinaguhombye, byayitwara iki? Yabuze uko igira. Ntabwo Imana ari urusimbi, ntabwo Imana ari betingi, ntabwo ariyo yakoze ibyo. Umwanzi niwe wakoze ibyo. Hanyuma ngo ufitiye ubutumwa buva ku ntebe y'Imana. Hari ibintu data atagushyizeho. Umva uko umwami Yesu avuze ngo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Ni ryari? Vuga ngo ni ryari? Urashaka ko kirandurwa ryari? Hamagara umuntu mwicanye umuvuze mu izina niba uryibuka. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire uko umuhanurira. Mubwire ngo igiti cyose data atateye ku buzima bwawe, mu maraso yawe,
mu mutwe wawe, ku maguru yawe, mu nda yawe, mu nzu yawe, ku rugo rwawe, kirarandurwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nimusakuze muvuge ngo kirarandurwa. Virusi zirandurwe, ibibyimba birarandurwa, ubugumba burandurwe. Diyabete ntabwo ari data wayikuzaniye, ni umwanzi niwe wakoze ibyo. Kanseri ntabwo ari data wayiguteje, ntabwo data ari umurozi. Bwira umuntu mwicaye ngo data ntabwo ari umurozi sha. Data ntabwo aterereza amahembe, ntabwo amahembe ari wowe yakoherereje, ntabwo umuvuduko w'amaraso ari wowe wawuzanye, ntabwo igiti cyose vuga ngo cyose umuntu uzi ko hari ikintu kimuriho data atamushyizeho, ndagira ngo nkubwire ubutumwa ngufitiye buva ku ntebe y'Imana. Imana yantumye kukubwira ngo kirarandurwa. Umuntu byizeye navuge ngo haleluya, haleluya, haleluya. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina useka, mubwire ko mubwira ngo umva ubuhanuzi bwawe, umva ubuhanuzi buturutse ku Mana, umva ubuhanuzi buturutse ku ntebe y'Imana. Hari ibintu bikuriho binyuranye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mubwire ngo mbega ntabwo ubizi ko iby'Imana ikuvugaho ari byiza. Abantu baryamanye amasezerano, haleluya. Abantu bagendana ibintu Imana yababwiye, haleluya. Ibitandukanye nabyo ntabwo ari data wabiteye, ntabwo ari data wabizanye. Sakuza uvuge ngo si data wabizanye, ntabwo ari data wabizanye. Amatika ari mu rugo rwawe, si data wayazanye. Ibihombo biri mu iduka ryawe, si data wabizanye. Ibiri muri kampani yawe, si data wabizanye. Haleluya, 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 haleluya. Mubwire ngo aravuze ngo, umwami Yesu aravuze ngo, umugabo uvuga bikaba aravuze ngo, nimubisubira mu mugabo uvuze bikaba aravuga ngo, umugabo utegeka bigakomera aravuze ngo, igiti cyose data atateye, haleluya, haleluya, kirarandurwa. Bwira umuntu mucana ngo ntihongere kunyibeshyaho. Mubwira ngo ntihongere kunyitiranya sha. Mubwira ngo ndasubirayo byose byarandutse. Mubwira ngo ibintu byose data atashize mu buzima bwanjye, ibintu byose data atanshizeho, ibyo data atandemanye birarandurwa. Amen, amen. Komera Imana amashyi yivugiriza n'impundu. Amen, amen, amen. Haguruka witerereje uvuge ngo birarandurwa, birarandurwa. Ibiti data atateye, vuga ngo ibiti data atateye, ibiti data atateye. Tangira ubitunga urutoki, tangira ubirebe igitsuri, ubwire ngo murarandurwa. Bwira iyo nzara ngo iraranduka, bwira ubushomeri ko buranduka, bwira ibyo byaha ko biranduka, bwira ayo amahembe ararandurwa, nyabingi zirandurwe. Haleluya, haleluya. Imivuduko y'amaraso irandurwe, amarozi agiye kuranduka. Haleluya. Ibikugendagenda mu mubiri, ibigutondagira birarandurwa. Haleluya. Ibiri mu maguru birandurwe, ibiri mu mavi birandurwe, ibyagufatiye abana birandurwe mu izina rya Yesu. Simbuka uvuge ngo birarandurwa, biraranduka mu izina rya Yesu. Abantu bemera ko ibintu Yesu yabishobora nibavuge ngo haleluya. Abantu bemera ko Yesu abishoboye nibavuge ngo haleluya.
ijambo twashohoreje mu butumwa bwiza bwa Mariko 20:11-20. Vuga ngo karabaye noneho. Haleluya. Umva iryo jambo ukuntu ryavuze ngo bukeye bwaho ngo Petero abona wa mutini wumye ngo uhereye ku mizi. Wahamagara umuntu mwicanye umuvuze mu izina nkubwira uko umumbwirira. Mubwira ngo umva aho Yesu agiye kubihera. Yesu arabirandura ahereye ku mizi. Sakuza uvuge ngo ni ku mizi. Ntago abihera mu bushorishori, ntago abihera ku mababi. Ariko mwanza muri volume we, ntago abihera mu bushorishori, ntago abihera ku mababi, ntago abihera ku mashami, arabihera mu mizi. Sakuza uvuge ngo ni mu mizi. Ararandura kanseri azihereye mu mizi, ajya arandura ubugumba buhereye mu mizi. Haleluya, 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 haleluya. Mwuka Wera arambwiye ngo hari abantu batangiye gukira indwara, hari abantu batangiye kubohoka. Ndimo ndabona imigozi myinshi irimo gucikagurika, ndimo ndabona inzingo zicikagurika, ndimo ndabona ingumba zifata urubyaro, ndimo ndabona abashomeri babona akazi, amahembe arimo arahunga. Sakuza uvuge ngo ni ku mizi sha, ni ku mizi, ni ku mizi, ni mu mizi, arabihera mu mizi. Haleluya, 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 haleluya. Sakuza uvuge ngo ni mu mizi, ni mu mizi, arabirandura bihereye mu mizi. Abaganga babihereye ku mashami, bazana imiti igabanya ubukana, ariko ntibabivanaho. Ariko Yesu arabihera. kandi umuntu ubyizeye nuko bimubera. Amen, 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 amen. Rambura amaboko yawe uvuge ngo ntago ntaho uko naje. Vuga ngo ibintu byose data atashyize mu buzima bwanjye nta na kimwe ntahana. Kandi ibintu byose data atashyize mu rugo rwanjye, ibintu byose data atashyize muri kampani yawe, ibintu byose data atashyize muri biro yawe, byose arabirandura abihereye muriho murasakuza buhoro, muriho murasakuza buhoro. Amen, 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 amen. Mwuka Wera arimo aramanukira abantu muri iri teraniro. Imbaraga z'Imana zirimo ziramanukira abantu muri iri teraniro. Mwuka wo kubohora, hari imbaraga zije kurandura ibintu byose data atateye. Haleluya, haleluya. Zije kubirandura uhereye. Tangira wirebeshe nkaho byaciyemo. Tangira wivugishe nkaho byaciyemo. Tangira wifate nkaho byaciyemo. Wivugishe za so na za by the way nyinshi. Tangira umva yo muko nawe mufiyemere, tangira utereka amaso, tangira ijosi rifate nk'iryambaye agatimba, tangire kurepeta ngo ndamwemeye. Wa musore we nawe atsa moto yawe uyikatane muri Kigali, atsa imodoka yawe, va mu nzu y'inkodeshanyo nawe winjire mu yawe. Wangumba we sama nonaha, tangira uhurwe nonaha, tangira wigendeshe nk'umugore utwite, tangira uciragure, kubera ko data agiye kurandura ibintu byose atateye, ibintu byose data atateye. Haleluya, agiye kubirandura abihereye. Abapantekote ndabakunda cyane. Umuntu umwe ngo yari mu giterane cya bonke, noneho ngo yari umusenyeri, abonye abantu barimo kwitera hejuru nkuko mwitera hejuru, hari naho mbwiriza abantu ntibabashe guhagarara, bagumye bagahaguruka bose, ntibabashe kwicara, bagahagarara bose.
amina amina, abandi bakiruka. Umugabo witwa Karagira w'i Kayonza iyo afashijwe waribarangura. Bwira umuntu mwicaranye ngo mu nzu y'Imana ibintu byose bikorerwa mu nzu y'Imana birera kandi byose birabara, ntibazakubeshesha. Amen amen. Noneho abantu bari barimo bitera hejuru basakuza cyane kubera imbaraga z'Imana zari zirimo gukora mu iteraniro. Umusenyeri umwe afata mu kiganza asezera mu kanwa ngo pastor, ngo jewe ngo ndatashye, ngo ntago nabasha kuba mu materaniro yawe, ngo amateraniro yawe arimo urusaku rwinshi cyane. Pastor arafata ikiganza aragikomeza, aramubwira ati musenyeri, ati ahantu bacicitse badasakuza, ati kiretse nugenda ugatera intebe yawe mu irimbi, atariko mu itorero ni muri maternité, impinja ziba zirimo zivuka, ababyeyi bavuza impundu, abandi bakoma mu mashi. Amina amina, amina amina. Impinja zirimo ziravuga, ngo impinja ziravuka. Bwira umuntu mucane ngo hari ibintu bigiye kuvuka sha, hari ibintu bigiye kuvuka. Iby'Imana yakubwiye bigiye kuvuka, biravutse. Amasezerano yawe aravutse. Biriya umaze igihe usengera biravutse, biriya umaze igihe usengera biravutse, kubera ko ibyo data atateye bigiye kuranduka, iby'Imana yateye bikavuka, iby'Imana. Haleluya! Amagara umuntu mwicaranye umuvuze mu izina nkubwira uko mumbwirira, hanyuma dusenge. Mubwira ngo ibintu byose data atateye, muhamagara umuvuze mu izina unaseka. Mubwira ngo ibintu byose data atateye mu buzima bwawe bigiye kuranduka. Mubwira ngo ibintu byose data yakuvuzeho, ibintu byose data kwifuriza bigiye kumera, bigiye kumera, bigiye kumera. Hari ibintu bigiye kumera sha, hari ibintu bigiye kumera mu buzima bwawe, hari ibintu bigiye kumera kuri konte yawe, hari ibintu bigiye kumera mu kazi kawe, kandi umuntu byizeye biramubera uko byizeye. Hari ibintu bigiye kumera mu muryango wawe, hari ibintu bigiye kumera muri kampani yawe. Sakuza uvuge ngo birameze, birameze, birameze. Haleluya! Kansaba umuntu wese wicaye ahaguruke, tubanze turandura ibintu byose data atateye. Buri muntu wese wicaye nahaguruke, tugiye kurandura mu izina rya Yesu Kristo ibintu byose data atateye. Kandi ashaka gusenga, namwe mwese musenga. Turafatiraho twese, dushyira amajwi hejuru twese, buri wese atangira randure buri kimwe adashaka mu buzima bwe, azi ko data atamushyizeho. Twatangiye kandi munzamurire volume. Mana data twese wo mu ijuru, turi hano abahungu n'abakobwa bawe, turi hano ubwoko bwawe. Hari ibintu data atashyizeho mu buzima bwacu, turabyanze uhereye nonaha, turabyanze. Hari ibyo twari twaraciriye, twari twariyaciriye, ariko turabyanze. Ibintu data atateye turabiranduye. Turarandura buri giti cyose, buri muvumo wose, buri karande yose, buri mwaku wose, buri nyatsi yose data atatuzanyeho, mu izina rya Yesu turayiranduye. Inshuti mbi data ataduhaye turaziranduye. Ibihombo ntabwo ari data wabizanye, turabiranduye. Turarandura buri kintu cyose. Randura, sakuza cyane, komeza ubivuge mu mazina, bivuge mu mazina, bivuge mu mazina. Ibintu byose data atateye mu mubiri wawe, ku maboko yawe, mu mutwe wawe, mu nda yawe, ku mabere yawe, mu mara yawe, mu kazi kawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, ku bana bawe, ku nzu yawe. Ibintu data atateye turimo turabirandura. Turarandura buri kimwe cyose, buri giti cyose umwanzi yazanye, umwanzi yashyizeho, turabiranduye mu izina rya Yesu.
turabiranduye mu izina rya Yesu. Komeza ubirandure. Deliverance, deliverance. Hari ukubohoka gukomeye, hari ukubohoka gutangaje. Iminyururu irimo iracikagurika. Ibyo Satani yari yarakubohesheje birimo birashwanyagurika. Amarozi nasohoke, imyuka mibi Data atakuzanyeho nisohoke. Ibintu byose Data atagushizeho, za nyabingi na za nyirabarera, nimuranduke, nimuranduke. Amahembe naranduke, imyuka y'abarangi niranduke, imyuka y'abacwezi n'abashwekuru niranduke. Amarozi naranduke mu nda yawe, amarozi nasohoke, nasohoke. Ibicuri nibisohoke, ibicuri nibisohoke, ibisazi nibiranduke. Turarandura buri kintu cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ubugumba niburanduke, kanseri niziranduke, diabete randuka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turarandura buri kimwe cyose. Mwami Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wagira kwizera ntashidikanye mu mutima kw'ibya, wabwira umusozi ngo nuranduke ahawo utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima ko ibyo avuze ari bubibone, yabibona. Nimubwire imisozi rero, nimuyivuge mu mazina iranduke, mubivuge kandi mwizeye, ubivuge wizeye gutaha. Nta musozi n'umwe ukuriho, kuko iyo misozi si Data wayiteye. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti mpagaze muri iri teraniro, ndi umwanzi wa Satani, ndi umwanzi w'imyuka mibi, ndi umwanzi w'abadayimoni. Ndafatamira imyuka mibi yose, ndafatamira imbaraga z'abadayimoni. Abadayimoni aho bari batangire kuvuza induru. Abadayimoni muvuza induru, abadayimoni muvuza induru, abadayimoni mutangire kuboroga. Ndakubita hasi imyuka mibi yose, imyuka mibi ntibashe ntibashe kurezista muri iri teraniro. Ndakubita hasi imbaraga z'abarozi, ndakubita hasi imbaraga z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese narambura ikiganza harwaye, buri wese narambura ikiganza harwaye, buri wese narambura ikiganza harwaye. Niba urwaye umubiri wose kirambure ku mutwe cyangwa ku mutima. Niba wazanye umuntu udafite ubwenge kimurambureho. Niba ari umwana wazanye kimurambureho. Niba ari umuntu udafite ubwenge kimurambureho. Niba waje ugendera mu mbago yirambike hasi, wiyegamiza umuntu muri kumwe. Niba ari umuntu utabasha kugenda, nahaguruka hagarare mu izina rya Yesu. Niba utabyara arambura ikiganza kuri iyo nda, shyira ikiganza kuri icyo kibyimba cyo mu ibere, shyira icyo kiganza aho habyimbye. Ibyo bibyimba byo mu nda wowe ufite randevu yo kubagwa, rambura ikiganza kuri ibyo bibyimba, rambura ikiganza kuri uwo mwijima. Wowe urwaye umutima, rambura ikiganza kuri uwo mutima. Wowe ufite ikibyimba cyo mu bwonko, ramburaho ikiganza. Wowe ufite ibibyimba byo mu mazuru, ramburaho ibiganza. Wowe urwaye, wowe ufite ibibazo, rambura ikiganza aho urwaye. Tugiye gutangira gusenga, dukomeje gusenga, turacyari imbere y'Imana. Mana Data wo twese nkorera, Mana niringira nizera, nabonye imirimo yawe uhereye kera kose. Tangira ubibwire, bibwire biranduke mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ndategeka buri ndwara yose na buri bumuga bwose kugenda. Abafite amatwi atumva nimushyire intoki mu matwi, abafite amaso ijisho ritabona shyiraho ikiganza mu izina rya Yesu w'i Nazareti rifite imbaraga nyinshi. Ndategeka abadayimoni bose kugenda. Ndasenze ngo umuntu urwaye umutwe udakira kire, urwaye ibikanu nakire, amaso atareba nahumuka arebe, amatwi atumva niyumve, sinezite mugende, abantu bahumeke, indwara z'ubuhumekero mugende. Dayimoni w'iyisasima mu izina rya Yesu Kristo genda. Ndirukana uburwayi bwo mu gatuza, uburwayi bwo mu bitugu, amaboko amugaye nakire, pararizi. Wowe dayimoni w'iyise pararizi ndagutegetse, rekura uwo muntu, rekura ayo maguru, rekura urwo ruhande, rekura urwo rutugu mu izina rya Yesu. Amaguru amugaye nakire,
nahine, amavi adahina nahine, inda zibyimbye ntizibyimbuke, inda ibyimbye ntibyimbuke. Ndategeka buri kibyimba cyose, byaba ari ibibyimba byo mu nda, byaba ari ibibyimba byo mu mabere, byaba ari ibibyimba by'ahandi aho ariho hose, ndabategetse mu izina rya Yesu, murekure abantu, nimuranduke muveho. Ndarandura amavirusi ya sida mu maraso y'abantu, turarandura diyabete mu mubiri w'abantu, wowe kanseri, dayimoni wiyise kanseri, kanseri yo mu ibere, kanseri yo mu nda, kanseri yo mu mara, kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu maraso, kanseri yo mu magufwa, wowe kanseri y'umwijima, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wowe kanseri yo mu bihaha, sohoka, sohoka. Ntabwo ari data wagushizemo, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, sohoka mu izina rya Yesu. Ndasenze, ndirukana umwuka w'ubugumba, ndagutegetse wa mwuka w'ubugumba we, rekura abagore batabyara, rekura abagabo batabyara, batahe basama inda, babyara abahungu n'abakobwa. Umwaka utanga iki gihe bose abari hano bazabe bafite abana mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'uburemba, ndirukana abadayimoni b'ibihombo, ndirukana imyuka y'amarozi, amarozi bagutongereye, ibyo bakwatuyeho, ibyo bakugaburiye, ibyo baguteze, mbitesheje agaciro. Ndanetarariza imbaraga z'amarozi, ndamenagura amacupa batabye mu gipangu cyawe, ndamenagura ibyo basize ku marembo y'iduka ryawe, ndamenagura, ndavuguruza ibitambo bagutangiye, ibitambo abasataniste batanze ku muryango wawe, ndabivuguruje, ndatwika, ndakongora imbaraga za satani zose, ndakongora imbaraga z'abarozi, ndakongora imbaraga z'umwijima. Wowe dayimoni, wowe dayimoni, wowe dayimoni, 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 dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni vuza induru, dayimoni soka, dayimoni soka, dayimoni soka, wa mwuka mubi we soka, dayimoni vuza induru, muvuza induru mugende mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abadayimoni batangire kuvuza induru, abadayimoni muvuza induru, abadayimoni muvuza induru, ndabatwika, ndabakongora, ndohereza umuriro w'Imana ku badayimoni, ndatwika abadayimoni, imyuka yo mu kirere, imyuka yo mu nyanja, imyuka yo mu kuzimu, ndatwika amajini, ndatwika imyuka y'amajini, amajini nimuvuza induru mugende, amajini nimugende mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana watse, umuriro w'Imana watse, abadayimoni barimo barashya, abadayimoni barimo barashya, imyuka mibiri irimo iragenda, imyuka mibiri irimo irahunga. Ndavunagura imbaraga zose za Satani, ibyo abagome bakuvuzeho ndabivuguruje, nishe imigambi y'icakura, nishe inama mbi zagucuriwe mu izina rya Yesu. Rekura aho wari ufashe, rekura aho wari ufashe, rambura amaboko yawe yombi, simbuka witereje uvuge ngo urakoze Yesu kunkijije. Turacyarimo gusenga, umva ibintu tugiye gusengera rero noneho. Amen. Niba hari abantu badayimoni barimo kuvamo mu bihorere, niba hari n'ukubise hasi mu mureke, baragumye babohoke. Haleluya, 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 haleluya. Tumaze mu izina rya Yesu kurandura buri kintu cyose data atateye. Rambura amaboko uhimbaza Imana, unama wongere wunamuke, ongera wigire gutya. Haleluya, haleluya. Vuga ngo mfite umudendezo mu izina rya Yesu, mfite uburenganzira bwo kuba imbere y'Imana mu izina rya Yesu. Vuga ngo mfite uburenganzira bwo gusenga mu izina rya Yesu. Bikora ugira gutya, gira gutya, gira gutya. Vuye ngo ndi muzima kuva ku mutwe kugera mu bworo bw'ibirenge mu izina rya Yesu. Hari amatangazo tugiye gutanga, tugiye guhamagara ibyo data ashaka ku buzima bwacu, na biriya byose wifuza kugira ngo bitangire kumera. Tugiye kubwira Imana igira ibyitera rero, aho ibyitari yarateye bimaze kuranduka. Haleluya, haleluya.
shyira ijwi hejuru utangire usenge buri wese abwira imana ibyo ashaka. Mana data wa twese wo mu ijuru, mugabe w'amahanga muremyi w'ijuru n'isi, mu izina rya Yesu w'i Nazareti turi imbere y'ubwisi. Iryo jwi, iyo mvugo ni nziza cyane. Ngo ribangaye, ndagira ngo mbamenere ibanga n'abatahagurutse kaba byabaye. Abamureba ni ababimenye nonaha, hari abari bubimenye bari mu nzira bataha, hari abari buzabimenye ejo cyangwa ejo bundi. Amen, amen. Amateraniro mugiye kugerageza kuzajya aba amateraniro y'amashimwe, ari abateranira aho n'abateranira ahandi. Haleluya! Baracyahagaze? Amen. Mugereranije ni nk'abangaye? Mushumba, nibura duhamagara abantu bangana iki? Nibura duhamagare bangaye? Bose? Ntago babona aho bakwirwa. Ntago babona, nihaze 20. Haza abantu 20. Imana ikoreye ibintu bifatika. Umuntu wumva ko hari ikintu gikoretse mu buzima bwe, atari bya bindi kuvuga ngo numvaga umutwe ngo wari umeze nabi cyane ngo wari ufite woroshye, ikimba kikaba cyavuyeho, wari ufite urugingo rutakoraga rukaba rukora, wari ufite indi tonka ikaba irimo konka, utumvaga akaba yumva. Abantu bafite ibintu bifatika, abari babyimbye bakaba babyimbutse, nibatambuke baze 20 batanga abandi. Komera Imana amashyi barimo baze. Murayakoma kugeza igihe barekeraho kuza. Nubwo waba udasengera hano, Yesu nta dini agira, Yesu ntago arobanura ku butoni. Niba utanasengera hano, niba utagiraga nawe usengera akaba ari igitangaza kikubayeho, ngwino nta kibazo, ngwino, ngwino. Haleluya! Niyo wamara kuhagera nibwo murekera gukoma mu mashyi. Buzuye? Haraburaho bangahe? Hari n'abandi barimo gukira, hari n'abandi barimo kubohoka. Komeza wiyumve, komeza uyigerageze. Muze, ni byiza gushima Imana imbere y'iteraniro, ni byiza kuvuga ibyo Imana ikoze. Ngwino rwose uwo waba uri wese, uwo waba uri we wese. Reka twumva abangaba, abandi bazashima Imana no mu yandi materaniro. Murabahereza mikrofone, buri muntu ajya avuga amazina ye yombi n'igitangaza Imana imukoreye. Amasegonda 20 nibura. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Bimenyimana Emmanuel, nari mfite ikibazo cyo kuribwa hano mu nda, mfite ikintu gihora kindya buri gihe. Nagerageje kwivuza, ariko mu gihe twarimo dusenga numvise icyo kintu kindekuye, numva ubu nta kibazo mfite. Cyarandutse. Umugongo cyarandutse. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Ayo mashini make. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Undi. Haleluya. Amen. Nari ndwaye mu muhogo, hano harabyimbye, ciragura. Ndayishima ki. Amazina witwa nde? Nitwa Nerinshuti. Usengera he? ADPR CGM. Hari harabyimbye? Habyimbutse? Yego. Uri umwana? Hari umubyeyi wawe uri hano? Yego. Nazarebeho umubyeyi wawe atubwire. Nazarebe ko wari umeze, atubwire nuko umeze. Arwaye ibintu bituma acira akitsamura, ubwo turaza kubisuzuma neza. Reba aho hari habyimbye. Tuzashima, ariko ndumva nta bintu birimo. Urimo reba aho hari habyimbye. Ntabyo byavuyemo. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Iragiye Grace. Nari maze nabanje gushima Imana ko yamaye agakiza ku buntu, aho umuryango utabaye Imana. Oya, ibyo ntabwo byo twakubwiye. Ibyo uzabivuga ikindi gihe. Tubwire ibikubayeho nonaha.
nari mfite ibintu biri kundya mu nda nkajya numva ibintu biri kujya bitogota mu nda nari maze iminsi nkagira ngo ni inzoka nyine nkajya numva biri kundya kandi bikandya nijoro saa 12 zageraga ibintu bikandya ngenda gupfa ariko shimiye Imana ko mu kanya simbutse bikemera nkoze mu nda numva ntibigonze numva ntibisakuje Imana amashyi kwa Yesu menshi cyane genda amahoro mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Nitwa Yesu Sylvie. Mu gatuza hiriwe hano njya hateramo umusonga mbaza umama tubana ndamubwira ni ndumva mu gatuza hari kundya kandi nakunama nkababara ni nimbona Imana inyije ndayishima ndababwira ni isejemo hari ijoro ry'impinduka ndibuze kujyayo ndaza mbabwira ukuntu byagenze ariko Imana ishimwe yanyishije muyimera icyubahiro amashyi kwa Yesu menshi cyane. Undi. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Esteri nagiraga ikibazo cyo kuribwa mu mutima nkahora nikanga ariko kano kanya ngiye kumva umuriro umanuka mbona ari nk'ikintu gikomeye cyane none ndumva ndahagarara nkumva mu mutima ntago hari kundya n'abantu bari kuvuga impande yanjye nkumva biremeye Imana ni hafi Imana igukije umutima genda amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Bayitashima Imana Emmanuel. Nifite ikibazo mu bitugu nahoraga numva ikintu cy'injomba cy'insoka na mukani ko nari meze niko mvuye mu rugo meze ariko ndashimana kumva ameze neza. Amashyi kwa Yesu benshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye naje ndi muzima ariko hari byari biri kundya mu nda none ndumva nakize. Amen. Undi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Amahoro Beransira narimaranye uyu mwaka wa kabiri kuri iyi tariki narimaranye amahembe mu mbavu igihe kinini cyane icyo gihe cyose iyo myaka 2 umutwara kimara gupfa hashize iminsi 2 barabinteza ndwana nabyo ariko aka kanya kanonaha bavuze ngo nitwitere hejuru mfashwe n'urufuzi ndaruka ibindi birataka Imana ishimwe cyane kuko inyishije kuri hari abantu bari iruhande rwawe hari umuntu wari iruhande rwe mwamubonye aruka mwabibonye amen umwe naza tubwira uko yabibonye naza yihuta umwe naza tubwira uko yabibonye haleluya haleluya igiti cyose datatate cyarandutse ngira ngo abadayimoni mwabumvaga bavuza induru bajwigira Yesu yaratsinze twabumvise cyane yaricaye hari impande yacu turimo turasenga ahagaze atangiye kwitira mbona runamye tangiye kurukagura hari yahujuje turakomeza turasenga twumva atangiye no gutaka arataka byagezeho Imana irabirangiza ni imyuka mibi yatakaga ntago ari we watakaga nibyo byari bimurimo byasohotse amashyi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina ni Nyirabineza Foibe. Ndashima Imana n'ejo nari naje umutwe umereye nabi cyane. Baradusenyera bavuga ngo nabo n'abadakize ejo barabyumva bataha umutwe koko wakize ako ikintu gikomeye nshimira Imana nari maranye mu nda imyaka 4 cyangwa hafi 5 njya guca muri ecography bakambwira ngo nta kibazo mbese narahangayitse bikomeye kuko haranijyaga kugenda bikanga nkunama mbese ukagira ngo ni nk'umugore uri kunda niko nabigereranye ako mukanye bari gusenga ngiye kumva numva ikintu gisa nk'ikibyimba kimeze nk'agapira gikomeye numva kirihaze kirasohotse numva ngize amahoro Mana yanjye mumfashe dushime Imana. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Bashoje undi ndashimira Imana yuko witwa ndi nitwa Gigi Divengarambe Gigi Divengarambe ndashimira Imana yuko kubera yuko narindi kuva mu rugo mu nda ari kundya hanyuma nkaba nageze hariya ntakize hanyuma
cyagiye igihe twasimbukaga nanjye nahagurutse numva nakize mu nda. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Haleluya. Amen. Nitwa Mugabo Shabani Zamuzamu. Nanjye nari mfite ikibazo cy'amatwi kuva ngifite imyaka 3 nari ngifite. Nanjye nasimbutse numva harakize. Amatwi yari ameze ate Zamuzamu? Amatwi yawe yarameze gute? Bagiye kumvuza umuganga yarambuye yasinze. Hanyuma arayica. Anshigisera hafi yo kungoma yo gutwikiraga gukira. None urumva uri muzima? Uri muzima? Urumva uri muzima? Mwakomeye Imana amashyi ariko. Mana si rimwe ndetse si kabiri twabonye ineza yawe. Mana si rimwe ndetse si kabiri twabonye ineza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Haleluya. Amen. Iminota nyine n'imike niwo nangize ngo wenda ni umunota ntabwo ndi butinde. Nanjye murabizi ko ndi umuntu mukuru, umuntu w'umugabo ntabwo yatinda avuga ibintu byinshi. Naye ejo y'impinduka murano ukuntu ni igiterane. Yesu nashimwe. Ndashima Imana ndavuze ngo Mana si rimwe ndetse si kabiri twabonye ineza yawe. Muri 2002 hari kuwa gatatu nimugoroba nibwo uyu mugabo yansengeye, ndi umupagani mubi cyane. Ndi ku mukingo hano hejuru ndaza ndapfukama. Nasinziraga ariko nkwe y'ibinini mu mafete warabizi. Nafite ibinini 80 mu kabati hano kwa Sebera. Nibyo narinywaga nkabona gusinzira. Ariko aransengera avuga ngo ntabwo uzongera gusinzira unywe ibinini, habura uzahita usinzira. Hari kwa gatatu kwa kane naje muri nibature nja gushima Imana ko naraye nsinziriye. Haleluya. Amen. Kuva umunsi nasinzira nkizigura cyeka nashatse kuza gusenga. Kindi rero navuze ngo ndetse si kabiri. Uyu munsi nahuye n'ibintu bikomeye cyane nabera mu buzima bwanjye. Twasenganye n'umuntu umwe turasengana yaraboshywe arabohoka. Noneho abamutezaga ibyo bintu bageze umujinya. Banereje ihembe mu saa 10 yari inkubiti hano hepfo. Naje kumuri ikintu ngo pow kirarashe. Cyarashingira ngo kirahinguranyije ariko ubu nguyu mwanya ndi muzima. Haleluya! Yachi barusha imbaraga. Haleluya! Mwihamashi y'urufaya cyane kumita amashisha koma amashi. Yego. Ngiye gusengera abandi bantu baje muri riteraniro. Abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ubonye imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Satani amaze igihe yakugirira nabi. Ndashaka gusengera abantu bashaka kwitandukanya na Satani burundu. Bashaka kwitandukanya na Satani burundu bagaha ubugingo bwabo Yesu. Abantu bumva bafashe umwanzuro wo kuva mu mwijima bakava mu mucyo. Rambura ikiganza aho uri tugusengere. Niba rambura ikiganza aho bari tubasengere. Abantu bumva bashaka kwitandukanya na Satani bakegurira ubugingo bwabo Yesu. Nimurambura ibiganza aho muri. Rambura ikiganza rwose. Nimurambura ibiganza. Nimuhaguruke mugize neza cyane. Nimuhaguruke mugize neza cyane. Abatarimo kubikora neza n'abatarimo gukoma amashi. Abahagurutse nimutambuke. Tambuke muze hano. Ukomere Imana amashi kugeza igihe bariya bose bagerera hano. N'abari basigaye bicaye nimuze mwitandukanye na Satani. Satani ahemba nabi. Nimuze mwitandukanye na Satani. Mubone uburinzi bw'Imana. Imyuka mibi ntizongere kubagiraho ububasha. Ibibaniga ntibazongere kubaniga. Ibibahwereza ntibizongere kubahwereza. Ngwino wa mumama we. Ngwino nawe ngwino wa mugabo we. Ngwino Yesu aragukunda. Niwe wakuzanye muri iri teraniro. Ngwino wa musore. Nimuze mwankumi mwe. Nimuze Yesu arabakunda cyane. Arashaka kubagirira neza. Igihe mwakoreye Satani kirahagije. Igihe Satani yabatwarije igitugu kirahagije. Imana irashaka kubakuraho ubwo buretwa. Haleluya. Aje nk'abangari. Baracyaza. Igihe cyose mubona hari uhagurutse mujye mukomera Imana amashyi. N'abari basigaye bicaye bose nimuze. N'undi wari usigaye yicaye nazo. Umuntu wese wumva ashaka kwitandukanya na Satani. Amen. Ayo mashyi arambwira ko abandi barimo kuza. Nimuze mwabagabo mwe. Nimuze Imana irabakunda n'ukuri. Ngwino Satani wabizi ko yarakumereye nabi. Washatse kwiyahura inshuro nyinshi wa mugore we. Ngwino Satani yashatse kukugirira nabi. Ngwino Yesu aragukunda. Ngwino n'ukuri.
dusengera abagabo kasaba abakozi b'Imana babazunguruki nimurambura amaboko yanyu yombi ngiye kuvuga amagambo muyasubiremo murambura amaboko hejuru ngiye kuvuga ngo mwami Yesu nimuvuge ngo mwami Yesu muvuge cyane murambuye amaboko mwami Yesu uyu munsi wa none amaso yanjye abonye ibitangaza byawe mbikuye ku mutima mfashe umwanzuro wo kukwakira Yesu ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mbabarira ibyaha byose nakoze hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu ryandike mu gitabo cy'ubugingo kuva none mbaye iwawe amasezerano yose nari narakoranye na Satani ndayasheshe nkoranye nawe isezerano Yesu ryo kumvira no kubaha amen. Reka abakozi b'Imana barambure bikazana tubasengeze. Mana yo mwijuru ishobora byose ndagushimye kuri mwiza ndagushimira ibitangaza n'ibimenyetso ukora ndagushimira ko nta gitangaza kibaho kiruta ku munyabyaha akizwa turagushimiye ku bw'abere n'abashiki bacu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza babarira ibyaha byose bakoze hanagura amazina yabo mu gitabo cy'urupfu ubandike mu gitabo cy'ubugingo babohoke ubabarira ingaruka zose z'ibyaha bakoze ubakureho umuvumo wa buri cyaha cyose bambika imbabazi zawe nk'ikamba kandi umwuka wera mu mitima yabo abashoboze gukumvira no kubaha uhereye none bahinduka abana bawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ibahe umugisha amen. Bagenda babereke babandike Imana ibahe umugisha. Reba amaso y'umuntu mucanyiro kibuka izina rye muhamagare mubwire uko umubwira mubwire ngo kuwa kane sha kuwa kane nusiba uzaba uhombi amen. Haleluya. Nzabigisha urwego mushobora kugeraho amahembe ntakongere kubatera imyuka mibi ntiyongere kubashobora ababazinga ntibongere kubazinga abarozi ntibongere kubagiraho ububasha nzabigisha urwego amen. Haleluya. Haleluya. Mugeraho kandi bwira umuntu mushaka ngo kandi uzarugeraho mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane ababyeyi bavugiriza Imana impundu kuko Imana iradusuye iratugendereye twumvishe gukora kwayo kandi imbaraga z'Imana twazibonye turamura ibiganza tuyihereze icyubahiro. Ku batari bazi rero uyu mushumba amaso y'umubiri ntago areba amaso y'umubiri ntareba ariko ay'umwuka arareba tubanye nawe rero turamushimiye kandi kuwa kane nk'uko abivuze ku manywa nanone azaba ari abantu b'Imana bakeneye imbaraga z'Imana zibabohora ariko igiti cyose data atateye cyaranduwe mu izina rya Yesu kandi yabiranduye abihereye hehe mu mizi. Haleluya. Tugize umugisha w'Imana muri iri joro ry'impinduka n'ijoro ry'impinduka nyine mutubwirire n'abandi aha buri wa gatanu nuko biba bimeze ni impinduka turazi Imana ikagira ibintu ihindura amatangazo niyo twagezemo ariko itangazo rya mbere ni ugushimira data uduha ibihe byiza aha iwacu sejemu umukomere mu mashyi mumushimire mubwire Imana ngo turagushimiye ibihe byiza uduha abantu bagakira indwara ugatanga agakiza ugakemura ibibazo n'abarimo baradukurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga turabararitse buri wa gatanu mu ijoro ry'impinduka Imana ihindura ibintu mu cyumweru gitaha rero murabyumvise kuwa kane tuzaba turi kumwe nawe ku manywa kandi kubera ko ari icyumweru cya nyuma gisoza ukwezi tuzaterana ku manywa birumvikana gukomeza kugeza saa 11:15 dukomeze nijoro ry'umugoroba dusenga kugeza saa 2:15 kuwa kane
ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi. Kandi abantu bose barararitswe mu masengesho yo kwirirwamo ku manywa. Ku wa gatanu nabwo dufite ibihe byiza, ariko kubera ko ku wa gatandatu tuzaba twitegura kwegera ifunguro ryera ku banyetorero n'abandi babyemerewe, ni umwihariko. Ariko nimugoroba mu ijoro ry'impinduka guhera saa 11:15 nabwo tuzatangira igitaramo nk'iki. Ku wa gatandatu ku isaha ya saa 8 dufite ifunguro ryera. Ku cyumweru tuzaba turi ku itariki 30 tuzagira igiterane cyateguwe na korali Goshen ku bufatanye n'itorero. Tuzaba turi kumwe na ya korali iririmba yandirimba ivuga ngo ntiyaryama twashira. Aho ni kuri 30 ku cyumweru gitaha. Ejo ku wa gatandatu ubwo dufite umubatizo, kandi ku cyumweru umusibejo tugira amateraniro 3. Iteraniro rya mbere ritangira saa 1:15, irya kabiri rigatangira saa 3:45, irya gatatu saa 6. Ku wa mbere nabwo ni amasengesho yo kwirirwamo. Aha tuba dufite ibihe byiza. Abaje ku wa mbere mwarabibonye, mbese aha hari amasoko Imana yavuze ko izahashyira, abantu bakazaza baza bakanywa bagashira inyota. Mu bihera Imana icyubahiro. Aha yashyize amasoko. Turabashimiye rero mwebwe mwese tubanye mu ijoro ry'impinduka, korali Nayote, muvuge ngo Imana ibaho umugisha. Ariya korali Imana iha umugisha, Benaya, Oshitimu, abakiso b'itoro rya Sejemu, abashyitsi bacu, inshuti zacu, ndetse n'abadukurikiye mu ikoranabuhanga, na Imana ibaho umugisha. Abakoze protocol, Imana ibaho umugisha. Abadiakoni mpuzabikorwa mwese tubatuyeho umugisha w'Imana, by'umwihariko umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mwongere muvuge ngo Imana igenze gute, imuhe umugisha. Kubera ko dufite gahunda yo gusenga muri no minsi, kandi tuzatinda cyane, nko kuwa gatanu mu mpinduka tuzasoza saa 3. Ubu bibaye saa 2:25. Rero mugomba kujya kuvuga aya makuru hakiri kare, butarira nimuhaguruke dusenge Imana. Hari abo muri telefone batarasinzira, tuvuye hano saa 5. Rero mugomba kujya gutangaza ibintu Imana ikora hano seje. Haleluya. Hari ibintu Imana yakoze ejo bundi, hari n'ibyo yakoze mbere yaho, ni byinshi imajije gukorera. Aya makuru ntago tugomba kuyagira ibanga, mugomba kujya kubwira abantu yuko Imana yaje ikabirandura. Ihereye hehe? Hereza ikiganza mugenzi wawe muri kumwe ngo Imana iguhe umugisha kuko waje, nawe yabiranduye. Yahereye mu mizi. Igiti cyose data atate, vugira ngo amen, cyose data atate, icyo uyu munsi yakibasiye yakiranduye agihereye mu mizi. Ikitararanduka nacyo ejo n'ejo bundi kizagira gute? Nimwamwumvise se mushiki wacu wavuze ati naratashye numva ari ibisanzwe, ariko uyu munsi numvishe ko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Niko bimeze. Mana turagushimiye, ugira neza. Muri iri joro ry'impinduka twakubonye, amaso yacu hari ibyo yabonye, amatwi yacu hari ibyo yumvise, ubuzima bwacu hari ibyo twumvishe. Hari impinduka, hari impinduka, hari ibyo wahinduye, hari ibyo wakoze, hari amateka wongeye kubaka uyu munsi mu ijoro ry'impinduka. Turabigushimiye Mana, turabigushimiye. Kandi hari n'ibyo ugiye gukomeza ukora ku batware bacu, ku bafasha bacu, ku bana bacu, muri bizinesi zacu, mu kazi kacu, mu byacu. Hari ibyo wibasiye ugiye kurandura, hari n'ibyo waranduye, hari n'ibyo wakoze. Ibyo byose twabyumvise, twongeye kukuramburira ibiganza nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo ni wowe ukwiriye icyubahiro wenyine. Ibyo wadukoreye ntago tugomba kubigira ibanga, tugiye kubivuga kugira ngo abatarakumenya bakumenye, bakwizere. Ngaho rero turakwinginze, gendana na buri wese, ubwiza bwawe budutwikire. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.